Porogidi bagadagish begin. Ibyo bintu se wowe ukumva nabishobora koko ufite. Muraho yemwe. Yego. Muriyo. Turiyo. Komere cyane. Turakomeye. Mumeze mutese. Kari sawa. Bitemwa. Yego. Ni wowe byishimo. Ni njyewe. Barahari se ababyeyi? Ntabahari. Yego ko. Ibyo bintu ni ibyikira. Ibi ni ibikoresho. Uri umushumba cyangwa ugiye gushingirira ibishimbo? Aya ngende iticha, ngiye kukwigisha. Nibi bintu byose ibi ni ibikoresho byo kugorora. Waretse nkabikubikira. Oya ibi ni byo nkoresha kimwe nuko nkoresha amakaye n'ibitabo. Ibi nabyo ni ibimfasha mu myigishirize yanjye. Iyo ndi kwigisha abanyeshuri ibi ngibi nabyo ni ingenzi. Siga na amakaramu canga nibi. Oya nutwugorozo tugorora umunyeshuri ashatse kugorama aho gakeya. Bita nkarambika ahantu ashaka kugorama nkahagorora neza. No. Ngo bishatse kuvuga yuko ari ni abanyamagambo gereza n'amakaye yawe dukore vuba. Hari ahandi ndaje kwigisha n'abandi banyeshuri. Muri iki gihe abanyeshuri baratsinzwe cyane, dufite gahunda nyinshi ya kwigisha abana muri ibi biruhuko bari kwitegura kuzakora ikizamini cya leta. Yego bisoza umwaka. Abari mu gosi mwana abari. Nyaruka wicare hano. Reba uko twigenza. Gira vuba. Ni karibu dore intebe. Nitwa mwarimu Rutikanga. Ye kukwigisha isomo ryitwa seti. Urarizi? Seti? Seti. Seti ndayumvaga. Nayo wiga mu mwaka wiga mu wa gatandatu. Kera narayigaga ariko ubu byaranjabutse. Yarakujabutse. Yakujabutse bite? Yanjabutse bite? Sumenya warigize shahidebe sha. Debe siribaga ubwo bushatse kuvuga iki? None urambwira ngo ntago uzi isomo ryitwa seti. Seti numvaga abarimu bari kubivuga ariko ntambizi. Wowe ntubimenye. Nabimenye. Ntago witwa umunyeshuri se? Ntago witwa umunyeshuri? Nitwa umunyeshuri. None si ko umunyeshuri bisaba kugira ubuzi ibintu byose. Nyereka amakaye wigira mushandi kumva ufite amagambo menshi ntabwo. Dore byazanye. Wowe nukwirirwa wishushanyiriza amakaye yawe yuzemo ibishushanyo sha. Ese karibu. Ubu se. Nukugira hari ngo tube turakuza umunsi da. Ubuse ubu ngubu wazafatira. Ese kuje kunyigisha uje kureba mu makaye yanjera. Ni ibirayi gusa byibereye mu makaye yawe. Baba shatu nawe n'abanyeshuri benshi we Nyagasani. Noneho ubwo ushatse kuvuga nje ngo nta ndi umunyeshuri. Oya ariko ndakugorora njewe nibyananiranye mbishyira ku murongo nibigoramye nkabigorora rwose. Ko ndi kumva tutarashobokana. Oya ubwo wowe ushyira agapira hasi dukine. Uko ndi kubona wowe ndagutegurira kura yawe nitonze kuko bigomba kurangira ugiye ku murongo kuko nagupatanye. Waretse nkaja kwirebera umuntu siko ko nzaza kwiga ejo. Ako nubundi papa wawe yari yabimbwiyeho ko wumva nabi. So yari yabimbwiyeho ko wumva nabi kandi ko no mwishuri nta kijyamo. Umva nyine. Waretse nkajya kwirebera umuntu uko tuzasubikurira. Yewe ka Rwanda. Beka umunyeshuri.
ibintu si n'aka ngaka karakunaniye koko. hesa ko Yewe niko ubu se ubu nawe urataha ukarya uvuye ku ishuri. wabintangamo se Yewe ugasakuza ngo bakugurire iniforume, ugasakuza ngo bakugurire amakaramu. none si kurya no kwiga bihuriye uba waragiye si kuri guhanduza amakaye y'abaderegiteri kugira ngo bigende bite. cyo mpereza amakaye yanjye ndabibikira. So tugiye guhera ku isomo so bisobanura iki? ryitwa reproduction. Do you know what reproduction means? ibyo bintu nabyumvanaga abazungu kera. Subiramo reproduction. Subiramo. reproduction. Aha. Reproduction. reproduction. Do you get me? Reproduction. begin. ibyo bintu se wowe ukumva nabishobora kuko tica. Ndi kukubwira byoroshye. Reproduction. riporose begati. ntabyo nabishobora rwose. None se ubwo ngubwo ko ari ryo somo twari tugiye guheraho. Okay. nawe gerageza umbwire utuntu tworoshe utari. Reka duhindure irindi. Urumva? wenda byo ndabishobora. Reka tuje ko wenda duhere kuri digestive system. Digestive system. dirija. Digestive system. kuvuga yuko ugiye kudirija. ukuntu mbonaga mu nsengero bari kugira gutya. Noneho reka tubivuge mu Kinyarwanda. Urwungano ngogozi. Wabifashe? ndabyumvisha ariko ndabyumvishe. Usanzwe ku kigo kwishuri ntabyo mwarimu wanyu yabigishije. ariko se ibyo babinyigisha ndi kugira ngo bigere ku dukoresho twangerekana ushire hafi yampaye. nuko tubona kugira ngo ni imikino. Subiramo. ya bintu birakaze kuko Ntabwo ari ibintu byo kugira ngo twaje kugira ngo tuganire kuko nje nkorera ku masaha kandi nakubwiye ko mfite abandi banyeshuri ngomba gufasha. Urumva? none si ibintu byari kuva ngo biragorora umuntu. Ibyo byihorere nje ndakubwiye ntudashobora kunyumva ngo nkurikize ibyo ndi kukubwira ubikurikize. Ndakurambikaho ututungu n'utugorora rukuta n'utugorora mubiri. Urumva? Turakugorora kandi no mu mutwe bigororoke. Yego? se ibyo bintu ntandi kubyumva gose. Nakubwiye ngo iki? Nyibutsa ibyo tumaze kuvugana mu kanya. se twari turi kuganira. Naje kuganira nawe. none se ubu ibyo birimo tica kuko ibyo nta birimo gose. Nyine mbwira utubiza nkuko wari ubivuze. Naje kuganira nawe. Warantumiye naje kugusura je nawe turi inshuti. Ako twaba inshuti. Nitwa teacher. Wowe uri iki? Jewe ndi umuhungu. Umunyeshuri ariko ibyo nta birimo byo kunkubita. Gusa no kugukubita ubwo ngubwo urakubiswa. Ndabigira pare misenzana n'umuhirihi. Oya ahubwo mukanya urakubitwa uryamye hasi. Ni wacu ntabe bikoraga guco ngo njewe ngo njyame hasi njyama hasi. Ubwo rero niba uri kugira ngo wige ku mbaraga nazo zirahari. Sibyo?
urashira uratuza twige ku neza cyangwa dushiremo n'utugorora mubiri umanze watuza. cyo ntari bibikore turebe. Uhisemo iki, intambara cyangwa amahoro? Intambara si hano tugiye muri Ukraine. I don't want peace. I want problems always. Yazanye nuko kwigisha. Tugiye kwiga icyitwa reproduction cyakunaniye, tugiye kwiga digestive system, urwungano ngogozi muri rusange. Urwungano ngogozi ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga iki? Ntabwo ugeze ubyigaho na gakeya. Ako se weho nakubwiye yuko yewe igihe nakubwiriye ntabwo wabyumvishe. Okay, reka ngusobanurire. Njewe naje kukwigisha. Urwungano ngogozi ni ibice binyuramo umubiri ukora igihe umuntu ari muri gahunda yo kurya. Mbese ibice binyuramo ibiryo yo kwiruka, aho ibiryo bituruka umuntu akibifungura kugeza agiye ku musarani. Yego binyura itonde uretse kubaza ndacakubwira ukuntu bigenda. Uri kubona muri gahunda yo kurya. Rero urwungano ngogozi kugira ngo rukore bihera ku munwa bikagenda bikaza mu muhogo, mbese ni nk'inzira y'ibiryo muri rusange. Byamara kuva mu muhogo bikagera mu gifu, noneho igifu kikabisya neza, bimwe bikaja mu bindi bice. Ubwo ngubwo igifu kiba cyarobanuyemo ibizatunga umubiri n'ibigomba gusohoka. Ese mu mubiri bacukuye mu ruhurura? Nta ruhurura irimo, ariko harimo inzira nyine ibiryo. None se wowe kurya ubona urarya bigahanuka bikikubita hasi? Okay. Umuhanda ubwo ngubwo icyo gico ubwo kigiyeho impaka birumvikana ko wanacumbishije uzakijyaho impaka wageze mu kizamini. Ubwo twagiye ku iki ngiki nari naje nateguye kimyororokere. Reproduction mu Kinyarwanda bisobanura imyororokere. Yego, none hano tugiye kwiga ubworozi. Imyororokere itari ubworozi, ni imyororokere ku bantu. Oya, ugiye kunyigisha korora? What be this? Jesus. Blood of Jesus. Nta nabyiga njewe. Korora nje ndirirwa ndi kwahira. Imyororokere ni ukuvuga iki? Wowe ibyo kuje impaka ntabwo ari byo bija mbere kuko naje kukwigisha. Imyororokere ni ukuvuga igihe habayeho kubonana k'umugore n'umugabo noneho bakabyara. Niyo myororokere. Kubonana k'umugore n'umugabo? Yego. Kuko nk'uko ubyumva ntabwo habaho kororoka hatabayeho guhura hagati y'umugabo n'umugore. Biri kukujyamo neza. Amaka nshaka byumve nk'uko mbikubwiye. Oya, ndi kubyumva nk'uko ugiye kubimbwira. Yes. Ubwo rero tugiye kureba igihe nk'umuntu ukiri mutoya yakwitonda mu gihe atari yagira ububasha no kubyemererwa kugira wenda ngo abe yahura n'umuntu mukuru w'umugabo cyangwa n'umugore igihe yaba agezemo. Barahurira. Gusa wowe guhura ni muri kumutira wigize umusore hajya ngo arakora n'imbaraga. Ntari uranzi ubu waje kunkubita. Izo si ni inkoni. Dore izi ngizi nazigwase ndabibwira papa. N'ubu ngubu hari umuntu nzitiye. Izo nari najanye ku munyeshuri wejo zose nta nimwe natahaye. Izi ngizi zikuye mu baturage. Izanje naze kubisa umunyeshuri ejo zimushiraho. Wowe ubwo uyu munsi nuko wabonye naje ntariye neza.
mba nagukonyaguje. guha ibiryo Nta biryo byanyu nshaka. Dukomeze. ntari Ko wowe tongera ku nkuru